ndashaka yuko Tracy ariwe wakira Tracy's husband. Your husband. Ladies and gentlemen, let me introduce the man of God, the one called for such a time as this, the one I call my husband. Hallelujah. Zamura amaboko yawe. Hallelujah. Mwumve mbabwire. Ndashaka kubatumira by'umwihariko mu gitaramo cyiswe In Christ Now cya René na Tracy. Tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi muri Camp Kigali, bazaba bari kumwe na Bella Kombo from Tanzania. Bazaba bari kumwe na Ben na Chance. Bizaba ari byiza. Mwese uko muri hano mugurete cyamuciye he? Ni online ushobora kwigura akanyenyeri 550 akanyenyeri 2 akanyenyeri 2 akanyenyeri 111 urwego, ariko mushobora kureba kuri social media platforms zacu mukabona details zose. God bless. Ndabiza ahantu ndi hari urubyiruko rwinshi, ngiye kugusaba mushobora no kuzana hano dufatanye duhimbaza Imana. Let me see you dance. 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 I know you can dance. Let me see you dance. Let me see you dance. Hey! Hey! C'est ça, c'est ça. Somebody dance for the Lord. Jehovah, vijulikane kwamba yeye ni Mungu. Somebody
ku maboko yawe. Ndifuza ko uyu mwanya utaba gusa uwo kunezererwa gusa, ahubwo dushime iyo Mana. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe uvuge ngo Mana ndagushimye kubw'umunezero ubonekera mu mwana wawe. Birashoboka yuko byaba kubyina gusa, bikaba indirimbo gusa, ariko ndibwira ko ku gicaniro kiri hano ndetse nibyo umukozi w'Imana yasengeye Emeline hari kugira ngo imitima y'abantu ihembuke, izina ry'umwami ryubatswe ryubahwe muri kino gihe. Twanyemerera uzamura amaboko. Ijuru nami rizabaho, tuboneramo agakiza atari ibya Yesu. Nta rindi zina nisino mw'ijuru nani rizabaho, tuboneramo agakiza atari ibya Yesu. Hejuru yandi mazina yose, hejuru y'abakomeye, Yesu Kristo niwe mwami wanjye, ingoma ye y'ibihe byose, nandi zina yo amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ntabwo ari ayapenzi, ongeraho ayapenzi, ongeraho Emeline basi. Imana ibahe umugisha cyane. Kandi dushimiye inshuti y'abavandimwe, harimo n'umubyeyi we Pastor Rose waje gushyigikira umwana, ndetse n'itoro ryose muri rusange. Hakaba rero na bene data bamaze kwakirwa hano, abakozi b'Imana mu buryo bunyuranye, kugeza kuri Dr. Sabi. Yavuze ngo mukomere cyane. Amen. Bakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha. Ari nari maze iminsi ntakubona, none nakubonye. Ayeye ndaje nicare numve nanjye. Reka ndecyo kumara iminota kuko bampaye iminota 20. Bwira mugenzi ngo ni iminota mike gusa tukumva icyo Imana ishaka utugakomeza. Yesu nashimwe cyane. Ibi bintu bibaye ntago bibaye byagitungura. Twe byadutungura twabibona nk'ibintu bibaye umunsi umwe, kuko nibwo bwa mbere Penzi ahagaze imbere y'abantu bangana batya ari we uduhedinzi. Rero ibi ntago byatunguye Imana. Muri gahunda z'Imana ibi byarimo. Niyo mpamvu n'umubyeyi yavuze ati ndongeye ndakubonye Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusomye ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4:10. Reka tuhasome mwumve. Yaranditse ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Nawe ibaze Penzi guhagararana na Sabi, umwe aririmba undi akomediya kwa kundi, kandi byose bikagira umumaro. Hindukira umbwire ngo impano yawe ni yake noneho rero. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Turasoma muri Timoteyo, rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya mbere, umurongo wa 6. Nicyo gituma nkwibutsa gusenga, gusasa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Bisobanuye ngo uyu munsi impano yatonze
ya penzi yagaragaye kandi yaje gushyigikira abamubanjirije kugira ngo ubuntu bw'Imana twahawe twe kubupfusha ubusa. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Ibi byose bibyarwa n'ijambo. Icyo wahanga cyose, icyo wahumekerwa cyose kitayowe n'ijambo rya nyiri ijambo ryo guhaye iyo mpano ntabwo byagera kuri. Ariko ahangahe ijambo rya natuye ngo umuntu wese nkuko yahawe impano aba ariko ayikoresha kugira ngo agirire umumaro abandi. Amen. Abakunze tonzi nimugire muri cyo turebe. Penzi bambi. Akori ni tonzi penzi ni tonzi mama. Yesu nashimwe cyane ariko ni penzi Emerine. Emerine yahawe impano ariko iyo mpano yahawe ntago yayishyize ahantu ngo ayirenzeho itaka cyangwa se ayitwikire. Ahubwo impano y'Imana muri we Imana yayishyize ahagaragara. N'abatari bazi penzi bamumenye. Duhereze Imana icyubahiro. Nta muntu rero wahawe impano y'Imana. Uyicecekana Imana izacecekesha uburyo ikagucisha uburyo ikagucisha umumera ikakunyuza ahanyerera kuzageza impano y'Imana ikurimo nigaragara. Niyo mpamvu rero abayifite kwisasa ni ukuvuga ngo ni ukwigira gutya ukaka. Impano y'Imana wahawe ntabwo wayihawe kugira ngo igende icece kisinzire. Njya mbona abacecekesha impano bigera igihe zikabagwa nabi. Iyo biguhaye ntubikoreshe bikugwa nabi. Biruta rero nuko wabikoresha Imana ikakwemera hanyuma nabo ubwiye nabo ukabagirira umumaro. Penzi Imana imuhumugisha cyane kubw'ibihangano Imana yashyize muri we. Kandi nzi neza yuko nkuko mwaje kumushyigikira mwese mukaza kumva icyo Imana yanyurije muri we kugira ngo mwumve uburyo Imana iruhura. Haleluya. Haleluya, haleluya. Narahiriwe. Yamye ngo narahiriwe. Narahiwe guhamagarwa muhamagaro mwiza. Narahiriwe ubwo ntamagaro ngo nyinamye nyihimbaza. Ubu nta kindi kintu Imana yaremeye umuntu. Si ukuvuga ibigambo, si ukwinjira mu bibonetse byose, ni ukwiramya no kuyihimbaza. Hindi kimbwira mugenzi ngo warahiriwe kubw'umuhamagaro wahamagawe rero. Mumbwire ngo warahiriwe. Imana ishimwe. Bibiliya itwereka ingero zimwe bamwe Imana yagiriye neza igaha impano kandi impano zabo zigakora. Ntabwo nibuze kubasoma kuko igihe gito dufite. Somwe muri Samuel wa 16:16 niho hatwereka uburyo Dawidi yakoresheje impano yahawe. Ngo Sawuli yagize ibibazo aterwa n'abadayimoni. Myuka mibi biramwataka. Bakora uko bashoboye kose batera inzuzi biranga. Bamuvugiriza ibihozo biranga. Barangije rero haza abajyanama beza. Bavuga ngo bashaka umuntu w'umuhanga w'umucuranzi. Abazacurangire Sawuli iyi myuka imurimo iramuvamo. Ngo barabazanye barabanga i Betelehemu hari akana k'agahungu. Haleluya. Iyo ngiyi iwabo wa Penzi hari umwana w'umukobwa witwa Penzi Emerine. Araririmba abanyamibaro bakishima. Araririmba abadayimoni bakava mu bantu. Reka nkubwire impano y'Imana iyije izi igihe kandi gakorera mu gihe cyayo. Nanjye nari umuririmbyi kera. Ayiwe nararimbaga zigahogora. Hari nubundi kandi njye ngerageza. Ndabeshya rata mama bishop. Reka twakire mama bishop rwose ahaguruke basuhuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana gumusha cyane. Ko mudakumye amashyi cyane. Yama. Yari yagiye mu bukwe nuko twagabanye nza kwa Penzi ariko avuga ngo nari buze kugenda garuke yahageze. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Dawidi rero baramuhamagara araza hageze ngo yacuranga imyuka mibi karekura Sawuli. Impano ye Imana yamuhaye ikora umurimo. Kandi iyo mpano yahawe yarayikoresheje ikora umurimo mu gihe cyayo. Umuntu utinda gukoresha impano ye uzashiduka igihe cyayo kirangiye. Nudakora ukiri muto, nudakora impano y'Imana icyaka uzakora ryari? Washaje utakibasha guhagarara iminota 5. Utakibasha kubyina ngo uterure ukuguru. Imana idufashe cyane. Impano y'Imana ikurimo uyisese yake kandi ikore.
amen. Impano y'Imana yaje kuri Besaleli. Ihema ry'Uwiteka rigiye kubakwa, ngo umwuka w'Imana amanukira uwo mugabo, ngo Imana imuha ibihangano, arahumekerwa, ahabwa gukora ubukorikori butuma impano y'Imana ikora ku ihema ry'Imana kandi igasa neza cyane. Si ukuririmba gusa, si ukora komedi gusa, ariko hari n'ibindi bihangano. Ndashaka kuvuga ku mpano y'Imana ikurimo, ni yake, ni ikore kandi igirire nyirayo umumaro. Nyirayo ni uwayiguhaye ndetse nawe ubwawe ukabyungukiramo. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo murabizi yahawe impano yo kuvuga ubutumwa bwiza, amahanga menshi arabohoka, kandi ntabwo yageze igihe ngo ajye akebuka ngo yirebeho. Yabanje gukoreshwa ibintu biteye ubwoba, ku buryo yageze hafi y'iwabo bamubonye barahunga, kuko bari bazi ibyo yakoraga. Yabanje gukora bibi, ariko umwuka w'Imana amaze kumuzaho, Imana imuhindurira amateka, imuhindurira inzira. Aravuga ati jye wa wundi muzi ntakiriho, urya yarapfuye, ubu ni Kristo muzima muri njyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi impano y'Imana ihesha nyirayo icyubahiro. Abafite impano z'Imana nimugire muri cyo turebe. Wowe ntabivugira, mugire gutya. Imana ihesha icyubahiro kandi guhesha icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero reka mbabwire, nasoze rwose ndisiri butinde. Bamwe ntibakoresha impano zabo bikabazanira iki kibazo, cyangwa bitewe n'ibi bibazo bahura nabyo. Ikintu cya mbere gituma impano y'Imana idakora ni ubwoba. Hatego ku Mana yanjye, njyewe nategura igiterane se nkabona ndese niba ndese baza, nintumira nine gahungara se azaza, yaje. Shira ubwoba. Nimpagura nkava ngumva Uwiteka aravuze ngo Mana yanjye, yewe data we nahanura se, hanura kuko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe kandi gushyika impano y'Imana. Dukomere Imana amashyi bafite impano z'Imana. Mushira ubwoba, mushira amanga, impano z'Imana zikore kandi zigirira umumaro Imana yabahereye kugira ngo bubwabo ibazahure, ndetse nawe ubwawe ikugirira umumaro, kuko nzi neza ko ntawe ukorera Imana ngo yikorere amaboko. Kandi ikindi cya kabiri gituma abantu batagera ku rugero rukwiriye rwo gukorera Imana nk'uko Imana ishaka, nk'uko impano y'Imana iri muri bo, ni ukwigereranya. Avuga ati reka njyewe penzi ntabwo byakunda, nka performing parine gahongari reba performing Israel mbonye njyewe ntabwo byakunda. Ariko se byagenze neza cyangwa ntabwo byagenze neza? Abayibonye bagenze neza ni mukomere Imana amashyi tuyishimira. Rero ntukigereranye, kuko Imana yaduhaye mu buryo bunyuranye kandi butandukanye, kandi buri muntu wese akagirira umumaro ab'Imana yahereye kugira ngo bagirwe umumaro n'impano ye. Cya gatatu, ubunebwe. Umuyobozi wa gahunda yavuze ati yaraye amajoro penzi, ibihimbano binyuramo, aririmba, ibaze indirimbo yakurikiranije nta gipapuro ari kureba. Mu kanya tuvuye ahantu guherekeza uwitabye Imana, abaririmbyi nabonaga rwose bafite ibitabo, bagiraga ku ndirimbo bagaturuna, bafite ibitabo bingana gutya Mbumware. Ariko abaririmbyi bacu ziri mu mutwe, muvye ngo birimo hano, ntago basoma. Imana yarabahumekeye barabifite. Imana ibaho umugisha abakozi b'Imana. Impano y'Imana burya irihagije. Ntimukagira ubunebwe, mujye mukuru ko mushoboye kugira ngo impano y'Imana ikore. Ni Imana ivuye ngo haguruka, haguruka, nivuga ngo sohora album yawe yisohore, jya hagaragara, kandi ntutinye ngo njyewe sinabishobora kubera ko ababishoboye bandenzeho. Oya, igihe cyawe kirageze, nawe bikore. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Ariko muranyumva neza, mbwirira mugenzi mwicaye ngo nawe ufite impano, ahubwo yisese yake, kuraho akavumbi, yisabire kandi uyisengere. Ikindi ndagira ngo mbabwire ngo impano y'Imana idakora irazima. Igikoresho kidakora kiragimba. N'imbundi idahanaguwe ngo ikoreshwe irangirika. Nkorera ku bitugu bya mugenzi wawe, mubwire iti impano yawe ni yake, nidakora izazima. Wayikongeza ute rero? Ikintu cya mbere,
ndangize ubundi dusenge dutahe. Buriya uriya mwana w'umukobwa mwiza cyane Penzi, ndagira ngo mbamenyeshe ko buriya ntabwo yaryamye ntiyasinziriye, uretse no kuririmba no gutunganya ibihangano bye yaranasenze. Iyo udashaka impano y'Imana izima muri wewe ikugahora ifite imbaraga, urasenga, urayisengera. Muvuge ngo gusenga bituma impano y'Imana yaka. Dukomere Imana amashyi na tubyumvise. Gusoma ijambo ry'Imana, ibihangano bitavuye mu ijambo ni ugutera waraza. Ikintu cyose kitava mu ijambo ry'Imana, ikintu cy'igitabirano gituruka hariya ntikikumve ku ijambo ry'Imana, ntabwo gitera kabiri, nta nubwo kigira imbaraga mu bagihabwa. Gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho cyane bituma Imana iguhumekera, zaburi nyinshi zikaza, muvuge ngo amina cyane. Ndetse na Tehira hakagira ijambo rimanuka rikitirirwa wowe. Abahanzi bose mubona, mugenda mubona ko bafite ibibitirirwa. Ni Tehira, nibiva ku Mana bikaza kubera ko basenze bagahumekerwa. Imana ishimwe cyane. Ikindi cy'Imana ibishaka ni ukuvuga ngo wowe ntuzatekereze ngo impano y'Imana izakora ariko nagiye mu giterane kinini. Tangirira mu rugo iwawe, tangirira aho uri. Umuntu atangira aririmbira mu cyumba, akajya muri saro, akava muri saro akajya muri babiri bakamujyana mu iteraniro rikazamubyarira igiterane. Congregation ingana gutya hazarani ku Karubanda. Tangirira ahura aho ngaho, buhoro buhoro impano y'Imana izakikomere, isohoke ijye hanze, amahanga yose agubwe neza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Kindi kwicisha bugufi no kwemera gutozwa. Yewe ufite impano we, ntaho uragera, haracyari ibindi utaramenya. Ca bugufi ukomeze usenga Imana, winginga Imana kugira ngo Imana ikuzaneho ibihangano byayo. Usohora ikintu kize ari gishasha kitari kimenyerewe. Ikindi kandi niba kije wikumva ko wabaye igitangazo, uca bugufi vuga uti mwa umugaragu w'imboramaro ndi imbere yawe, ndi igikoresho nkoresha ukushaka. Amina. Niko twarimo turimbana na Penzi, ngira igikoresho cyawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi wemere no gutozwa. Kuvuga utangwa aho ntukarimbe gutyo uririmba utyo. Njya numva n'indirimbo bamwe bajya bazisubiramo z'ibihangano bakafata imuririmba hari ahantu ntago muharimba neza, hangana ariko Bibiliya ivuga ityo. Ako nako nyine ukemera ugatozwa, ukemera ukagira icyo uhindura. Kubera ko iyo ugishyize hanze abakireba n'abacyumva ni benshi, kandi abakungura babaye menshi. Aho kugira ngo bakurwanye bakakungura, bakagutoza, kandi iyo wemeye gutozwa ugera kure. Kandi impano y'Imana igakoreshwa buri gihe. Ubu ntago Penzi yarangiriye janga, arakomeje. Ina album ya mbere azasohora ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu, nkuko abahanzi tuzi babikora, kandi Imana yabahaye. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Sesa impano yawe wahawe n'Imana yake kugira ngo igirire umumaro abandi, n'icyo Imana yayiguhereye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu nashimwe cyane. Mucecetse nk'abatafashijwe, bwira ngo impano yawe ni yake. Imana yayiguhereye kugira ngo uyifashishe abandi, kandi umumaro wawe mu gihe cyawo ni uwo nyine. Amen. Amen. Haleluya. Dawidi mu gihe cye yakoresheje impano ye imuhesha gukomeza akagera no kuba umwami w'Abisiraheli. Kuko ntabwo yacurangiraga Sawuli gusa ngo imyuka mibi imuvemo, yigaga n'iby'ibwami. Kandi bukeye mu gitondo bitewe n'ishyaka n'ubutware buba muri we, Imana yavuga ngo ni ukuri uyu ndashaka kuzakora nawe ibirenze ibyo. Utangira buhoro, Imana ikakugeza kure. Niyo mpamvu bavuga ngo tangirira aho uri, buke mu gitondo ujye ahandi, ikungure, ikwagure, ikugeze kure. Kora n'ibiterane mpuzamahanga. Narimo mbona abakozi b'Imana ahangaha, habonye ejo ubundi muri Burayi, ega turabakurikira. Haleluya. Amahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mugere mubwire ngo Yesu ni umwami kandi agira neza. Kandi buri muntu wese akoresheje impano ye. Imana ibaho umugisha, Uwiteka abagirire neza. Ndagira ngo ukore mu kiganza cya mugenzi wawe, mufate mu kiganza, murebe, mubwire ngo muri wowe
harimo ikintu, kandi icyo kugira ngo kigaragare uzabigiramo uruhare. Icya mbere shira ubwoba, icya kabiri utangire ukore, icya gatatu gisengere. Imbere yawe hari amahanga menshi kandi aragutegereje. Komera Imana amashyi menshi. Ndagira ngo uyu mwanya mwiza nkiri hano mu minota mpawe ndumva ntanayirengeje. Nanjye impano y'Imana yari muri nge, bamaze kwibona bambwira inshingano bagiye kumpa, ndatinya. Umunsi bampaye ndahunga, ariko ngarutse barayimpa bati uzahunga ariko uhunguke. Bwira mugeze ngo uzahunga ariko uhunguke. Mumbwire uti uzahunga ariko uhunguke. Nuhunguka rero izakugwira, izavuga ati we uranzanaho umutwe munini, haguruka se nyine vuga nijye uvugiye muri wowe. Haleluya. Ririmba abanyamibabaro bishime, kuko nashyize impano muri wowe kugira ngo igukorere. Ndagira ngo rero uyu mwanya mwiza tuboneho gusengera n'uriya mwana Tonzi, penzi, ariko asa neza noneho, arahinduye Imana we. Yari yambaye neza none aranahinduye nanone. Bwira mugeze ngo nukuva mu bwiza tujya mu bundi. Penzi, ndagira ngo umenyeshe yuko ukwiye gushaka bodyguard hafi aho. Ntihagire abantu bapfa kugukorakora. Uyu munsi uri special. Ayo mashyi muyakomye nkaho mutanezerewe. Penzi najyaga mukunda, ari muri worship team hano aririmba, none uyu munsi yakoze mu nganzo yagutse. Hari inzo waririmbye numvise uyu munsi, navyo byakubagamo, ariko Imana iratanga kweri. Namuze hariya namubonaga hano yaguwe neza. Uwo waruzi kuzavyara umuntu agateranya Kigali yose, akashimye Imana mu isengesho namwumvise. Haleluya, 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 haleluya. Ndagira ngo rero dusengere Penzi, kandi bikorwe nk'uko byateguwe. Yesu ashimwe cyane. Tumusabire ku Mana, dushinganisha impano y'Imana iri muri we. Satani ntakamuriganye, Satani ntakamuhunahune, Satani ntakamwegere. Muvuge ngo amina cyane. Kandi Imana ikomeze idudubize zaburi nyinshi n'ibihimbano biboneke mu buzima bwe ari byinshi. Abere abaririmbamo Habwaneges worship umugisha, ndetse abere n'abahanga yose umugisha muri ubu buryo. Ndagira ngo rero Penzi atambuke aze, maze tumusabire tumusengere. Niba Imana ishimwe cyane. Yego papa arakuzanye rwose. Ubu nta kantu mwateguriye Penzi kweri? Penzi Mana gumisha cyane, ariko Mana kabaye keja. Mwabibonye? Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Tujya tugira imikeka myiza kandi myinshi, nibagende bayinzanije. Ntago Penzi yapfukama ahantu bakandagiye n'ukuntu asa. Agatapi bazana agatapi keza. Penzi ongera urambura ibiganza gutya, ariko nyine ntuikashure. Yagira gutya buhoro. Ntibakubize icyuya. Uyu munsi wawe mu VIP. Vi. Penzi yaje kumbwira ko uyu munsi azasohora igihangano cye, kandi yifuza ko nzahagarara nanjye nkavuga ibijyanye n'ibi ngibi turimo. Ariko ubundi mwafashijwe. Penzi twabanye, kandi uko Imana ari kumwe nawe, kandi ari kumwe nawe, kandi azakugeza kure. Azanye n'umukeka munini ngo uzabe munini. Ushyire hariya hagati, murambureho gatoya, maze dusengere Penzi. Sabe papa we tambuke, sabe mama bishop tambuke, mama pastor basana mutambuke, dusengere uyu mukobwa mwiza. Tambuka mwegereye umujye gucyaza intwa.
porotorwa na bishop urumva ari ibintu byoroshye penzi ntabwo byoroshye saba shumba batambukiye ese nawe mugiye kumusengera usenze udasenze Imana yaramuhaye aravuga ngo musengera se yaramuhaye nushaka uyihonde kwibuye Imana yararekuye Yesu nashimwe cyane egera muhagano hagati maze upfukame neza abari bufate ifoto bagufata ifoto rwose amen maze penzi impano ikomeze yake uyisese cyane uyisengere cyane ibihimbano by'umwuka na zaburi nyinshi bizamanuka ibihozo bizatuma abanyamibabaro bishima Imana bishyize muri wowe amen kandi numvise Imana guhaye inganzo y'ururimi rw'amahanga no mu cyongereza uririmbe nabongereza baragowe abumva icyongereza bararushye nibumva karirimbo ka penzi yo bazabati yo Imana iradukunda kandi twitayeho kubwo impano yahaye ubuzima bwawe turambura ibiganza Mana data mu izina rya Yesu turagushimye turakunezerewe cyane kuri Imana yacu tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira urakoze kubw'umuhamagaro mwiza urakoze kubw'impano tanga mu bwoko bwawe penzi nawe mu gihe cye gukundwa na Yesu no guhirwa haleluya hariyo indirimbo nyinshi kuri album nkunda cyane ariko narahiriwe n'ubuzima bwa buri munsi ko mbyutse mba ndamahoro nkisanga nkiri mu rukundo rw'Imana ndavuga ngo narahiriwe Imana ishimwe ndagira ngo begere hano hafi genda hariya penzi mama bishop na bishop ndetse na mushumba papa wawe ndetse na mama pastor mwese mwegere hariya imbere bafungure iyo album ku mugaragaro bayitwereke nibarangiza kandi babitangaza ku mugaragaro ko album ishyizwe ahagaragara Imana ibahe umugisha ndahamagara abacuranzi ba penzi muze mube hafi kuko agiye guhita anaririmba ariko kandi dukeneye n'umuziki n'aba bakobwa ba mubekinga bose baze hano hafi tugiye guhita turirimba nyuma y'urugendo rukomeye penzi yagenze nyuma y'amajoro yaraye nyuma y'indirimbo nyinshi yanditse izo twamenye n'izo tutamenye nyuma y'amavuta Imana yamushyizeho from Rubavu abantu ba from Rubavu murambura ibiganza MC reka turonching yego Imana igomba muvuge ngo fye indirimbo ziraha zose turazironshinze n'izina rya Yesu kandi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ijwi rizasohoka aha rinyuze umukozi w'Imana Penzi Emeline rizagere mu mahanga yose amen dukomere Imana amashyi menshi cyane kandi rizabe iry'umumaro maze rero Penzi nta kigenda kidasunitswe n'imodoka itwarwa na essence murabyumva neza natwe turakuronshiza kandi turavuze ngo ihute Uwiteka ari kumwe nawe amen kandi azahamirisha iri jambo ibimenyetso n'ibitangaza abanyamibabaro bazishima abarwayi bazakira abatazi Imana bazayubaha natwe tugushyigikiye rero nka church ndetse nk'umushumba mukuru ngera mu bishop tugaha 500 amashyi menshi cyane Imana ibahe umugisha kwesha umugisha penzi flash ya mbere itwawe na bishop ndetse na mama bishop Imana ibahe umugisha cyane kamera Yesu ashimwe nanjye nkunda penzi gaseka neza cyane penzi yasetse ndishima family Gasana Pastor Gasana John tumushyigikiye n'ibihumbi 500 natwe amashyi menshi cyane ibihumbi 500 nanone
mubashyikirize flash. Haleluya. Yesu nashimwe. Shimye Imana buzi ko nabivuga. Shimye Imana cyane, uyu ni umukobwa wanjye bwite rwose, ntago ari guca ku ruhande. Mpamvu shimye Imana, bakiri abana bafite nk'imyaka nk'ibiri, twari dufite umuco mu rugo bakajya gukoropa mu rusengero. Icyifuzo yatangaga, niyo mpamvu nagize emotion. Bajyaga batanga icyifuzo bakavuga ati ngo Imana bari gukoropa ari batoye, bajyanye na mama wabo, ngo Imana ngizancishe kuri televiziyo uko byagenda uko ariko kose. Rero nshimye Imana ko Imana yikora ibirenze ibyo tujya tuyisaba, ikora ibirenze ibyo tuyisaba. Ubwo rero nageze hariya mbona imbaga ingana uku nguku, ndangije ndavuga ati ariko se Mana turi iki watumira abo bantu bangana uku nguku bakakwitaba? Ni ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Nanjye nk'umuryango nazanye na bashiki banjye, mama we ntago yaje kubera ikibazo cy'umubiri, ariko nanjye nk'umuryango we muhaye 500. Wow, arakoze cyane umubyeyi wa Penzi kumuhesha umugisha n'500. Ndagira ngo abashumba basubire mu byicaro byabo, Imana ibahe umugisha. murakoze cyane. Yego, ndagira ngo undi muntu wifuza gushyigikira Penzi mbere yuko mushatse mwaba mwicaye